bavandimwe nkunda Yesu Kristo akuzwe, murakaza neza kuri iki cyumweru cya kabiri mu gihe cya Pasika. Uyu munsi rero turahimbaza ibintu bitatu by'ingenzi kandi biranga ukwemera kwacu. Turahimbaza nyine icyumweru Pasika ya buri cyumweru, nacyo ni ikintu cy'ingenzi. Ariko muri iyi minsi 8 ishize twagiye duhimbaza Pasika buri munsi, kuko mu minsi 8 Kiliziya iduha ubushobozi kugira ngo tubashe kugenda twinjira neza kandi dushishoza kuri uwo mutsindo wa Yesu Kristo. Uyu munsi rero washoje, iki cyumweru cyashoje iyo minsi 8 ikurikira Pasika, aho nyine duhimbaza Pasika. Turahimbaza kandi icyumweru cy'imyambaro y'urwererane. Guhera kera abantu babatijwe mu gitaramo cya Pasika bazanaga imyambaro ya Pasika y'umweru, babaga bambitswe n'umwepiskopi, bakayishyira kuri alitari mu buryo bwo gushimira ndetse no kwerekana agaciro k'iryo sakaramento rya batisimu babaga bahawe, hanyuma bakiyemeza kubaho nyine nk'abahamya bizuka rya Yesu, kandi bakabyemeza nyine imbere y'umwepiskopi. Icyo rero nacyo kiratwereka ko natwe uyu munsi tugomba gushishoza kuri batisimu yacu ndetse n'agaciro yatuzaniye, agaciro ko kuba abana b'Imana, agaciro ko kuba bagize umuryango wayo ari wo Kiliziya. Ikindi rero duhimbaza uyu munsi ni icyumweru cy'impuhwe z'Imana. Ni Yohani Pawulo mutagatifu, Papa Yohani Pawulo wa kabiri washyizeho iki cyumweru, ategeka ko muri Kiliziya yose kizajya gihimbazwaho nyine impuhwe z'Imana. Icyo turi cyo nk'abakristu tubikesha impuhwe z'Imana. Ntabwo ari ukubera ko twakoze ibintu by'agatangaza, twabayeho gutya, tubikesha impuhwe z'Imana. Uko tumeze kose tubikesha impuhwe z'Imana, kandi nta na rimwe Imana ireka kutugirira impuhwe, nta na rimwe Imana itujyana kure y'impuhwe zayo. Dukomeze rero duha agaciro ibyo bintu, kuko ni ibintu biranga ukwemera kwacu kandi bikaturanga nk'abakristu nyine bahamya izuka rya Yesu Kristo. Turabona rero muri iyi vanjiri ya none Yesu wazutse atambagira asura abe bahiye ubwoba bifungirana mu nzu. Yinjira imiryango ifunze, niko kubaramutsa babwira ati amahoro, nimugire amahoro. Ayo mahoro ya Kristo ntago yatanga nk'uko isi yatanga, nawe arayaguhaye uyu munsi, yakira. Kandi ayo mahoro nayo azatuma ubasha kwakira indi mpano Yesu wazutse yahaye abigishwa be, impano ya Roho Mutagatifu. Yabahushyeho nuko abaha impano ya Roho Mutagatifu. Iyo mpano ikabafasha no gukora ubutumwa Yesu Kristo yabashinze. Ubutumwa bwa mbere yabashinze ni ubutumwa bwo gukiza ibyaha. Kiliziya ikiza ibyaha mu izina rya Kristo. Twemerera dukizwe ibyaha kugira ngo tubashe guhura nyine na Yesu Kristo. Ikindi twigira muri iyi vanjiri n'ubuhakanyi bwa Tomasi, ariko Yesu wazutse nawe yamuhaye impano yo gukora mu bimenyetso by'ububabare bwe kugira ngo yemere, ariko yongeraho ngo hahirwa abemera batabonye. Twebwe rero amizero yacu ya Gikristo atubwira ko n'ubu bwose tutaragira ubushobozi bwo gukora kuri Yesu Kristo, umunsi umwe tuzahura, hanyuma umutima wacu wongere wuzure ibyishimo, nk'uko izi ntumwa ze nyuma y'izuka rye ku mugoroba bamubonye, hanyuma ibyishimo bikabasaba. Dukomeze rero tugendane twibuka ayo mahame meza aranga ukwemera kwacu, kandi dukomeza tukaba abahamya bizuka rya Yesu Kristo mu byemezo by'ubuzima bwacu, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uko bisanzwe rero mugende murebe ivanjiri uyu munsi uko yanditswe na Yohani ku mutwe wa 20 kuva ku murongo wa 19 kugeza ku wa 31. Tuyihuriremo, hanyuma dukomeze koko tube abahamya ba Kristo wacu wazutse. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza kandi igihe cyiza cya Pasika.